mpamvu ngo buri wese asabwa kwezwa ku manywa na nijoro, abanyamadini, abanyamatorero ngo mube maso kandi muharanire kwezwa, kandi ngo muharanire kuba umwe muri Kristo Yesu, muharanira kwigisha ibintu munabigenderaho, kuko ngo iby'umubiri byuzuzanya n'iby'umwuka wera. Ngiyo hamwe hapfuye ahandi biba byabaye ikibazo. Niyo mpamvu ngo musabwa cyane kuba maso. Nta muntu wiremye mu isi ngo umuntu wiremye agume yiyobore, umuntu wiremye aguma akora ibyo ashaka, ariko ngaho ruzingiye ngo nuko Imana ije kubarana n'abo igomba kubarana nabo muri iyi si. Ubwo rero buri wese akuremo icye, buri wese aharanire kumva no kumvira, ndetse n'utanumva ni ukuri nta rubanza twe tumushyiraho, kuko nyir'ibihe araza yigaragaze kandi yigaragarize mu bantu, agendere mu bantu, ndetse ibihe ngo nibyo bije gukemura ibindi. Ikinamutwara agende yejejwe. Ngiye kubagezaho rero ubwo butumwa nk'uko bwanditse. Amazina ni Nyirambarushimana Farida, umubyeyi w'abana babiri. Nk'uko Imana yansanze mu dini ry'Abasirani ikantegeka kurokoka ku giti cyanjye, niyo mpamvu ngiye kubabwira inyandiko zanditse kugira ngo buri wese yishakire ukuri ndetse asabe gusobanukirwa ku bijyanye n'imyemerere mu isi igiye itandukanye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukuri niko kuzababatura. Ubwo butumwa rero ndabubabwira ngendeye kuri ibyo bitabo nk'uko nabibabwiye, ndetse mbabwira n'imirongo uko igiye yanditse ihamya iby'urukundo rwa Yesu. Intego y'ubu butumwa ni uguharanira kubana mu bumwe mu rukundo rw'Imana mu mirimo yacu twese ya buri munsi, mbwira abantu ngo basobanukirwe Mwuka Wera naza azabasobanurira ukuri ndetse abatandukanyirize, kuko kumenya no gusobanukirwa biratandukana mu isi, ariko uwamenye ntayoba abizi, ahubwo aharanira gukora ibyiza nk'uko Imana ibishaka. Impamvu mu rukundo rw'Imana mu bantu bafite ubuzima n'umubiri muri rusange ngo bisaba kuba maso impande zose, kuko ubuzima bwo gusenga bwuzuzanya n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi hagati mu biremwa mu isi, kuko ubuzima busanzwe bwuzuzanya n'ubuzima bwo gusenga. Iyo kimwe kitubahirijwe muri byo n'ikindi kirahungabana, niko Mwuka Wera w'Imana yambwiye, kuko ngo Imana ubwayo ni umwuka, n'abayisenga ngo barasabwa kuyisengera mu kuri no mu mwuka, kuko ngo Imana ni ukuri kandi izahura ihagaze ku kuri kwayo. Kuko ngo mu isi yose umwijima n'umucyo bigenda bitandukana mu bihe byose. Icyitonderwa ngo umuntu wemera gukurikira izina ry'Imana mu isi ngo agira uburyo agendamo n'uburyo agerageza kwirinda muri byose, mu mico no mu mivugire, kuko ngo urugero twahawe ngo ni urw'intumwa n'abahanuzi batubanjirije kuva kera. Kuko ngo urugero twese twahawe muri Mwuka Wera w'Imana hagati muri ba nyir'ibitabo mu bijyanye n'iyobokamana mu isi, mu nyandiko no mu mvugo, mu nyigisho, mu myemerere igiye itandukanye hagati mu bantu batuye mu isi yose, ngo ni urugero twahawe ni urw'umuhungu w'umuziranenge wabyawe na Mariya, ari we Mariya mu Cyarabu, kubw'ijambo ry'Imana, Imana ihoraho ibihe byose, ubwo yatumaga marayika Gaburiyeli ngo azane inkuru nziza ku mwari Mariya, amuha inkuru nziza y'uyu muhungu w'umuziranenge ari we bita Yesu, ahandi bakamwita Yezu, mu Cyarabu bakamwita Isa. Uwo Yesu yahuye n'uwo bita Yohana Umubatiza, ari we mu Cyarabu bita Yahya, wavutse kuri Zakariya na Elizabeti wari ugeze mu zabukuru. Aya mateka umuntu utayazi ari mu bitabo uko ari bitatu bisa nkaho bihagarariye ibindi mu isi mu bijyanye n'iyobokamana hagati mu bantu.
nubwo hari ibindi bigenda bivuka, ariko ibi bitabo bigaragaza ukuri, kandi iyo turebye dusanga ari byo bitabo abantu baharanira kubana nabyo cyane muri iyi si mu bijyanye n'imyemerere. Niyo mpamvu rero ibi bitabo Imana yambwiye ngo ba nyiri ibitabo baharanire kubana mu bumwe no mu rukundo. Ibyo bitabo ni Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu na Korani. Ayo mateka mwayasangamo mu nyandiko no mu mvugo. Niyo mpamvu Imana muri Mwuka Wera wayo yantumye ngo nkangurire abantu bose muri rusange ngo duharanire kubana mu bumwe mu rukundo rw'Imana, ngo buri wese mu itorero rye abe uwejejwe muri ryo, kuko ngo itorero rya mbere ni umutima w'umuntu. Niko Imana yambwiye muri Mwuka Wera wayo, kuko Imana ikorera mu bantu, ariko kuko yaduhaye umwana wayo ajya kuzamurwa mu ijuru, yadusigiye Mwuka Wera udufasha kumenya ibyo twe tutazi nk'abana b'abantu. Kuko ngo Imana ije gukora kontrole muri byose hagati mu bantu yaremye n'abandi, hagati mu bantu yaremye, mu bemeye n'abandi batemeye. Kuko ngo mu isi hari uruhande rw'abantu basenga n'abandi badasenga. Izo mpande zose ngo twazisanzeho mu isi, ariko ngo zose Imana iyo yaje igeramo. Nubwo abantu bamwe na bamwe batayemera, ariko ngo Imana ihoraho ku manywa na nijoro. Icyitonderwa, ngo Imana mu isi ivubira ababi n'abeza, kandi ngo umugisha uhana imbibi n'umuvumo. Niyo mpamvu ngo Imana ije guhemba no guhana hagati mu batuye mu isi, kuko ngo ibintu byarivangavanze muri byose. Impamvu ngo ibintu byarivangavanze mu isi, ngo abantu bamwe na bamwe ngo birengagiza Imana yabaremye, barangije baha icyubahiro ibindi bintu muri rusange, harimo ibigirwamana ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu isi, birengagije Imana ibaha imbaraga hagati mu mirimo yabo ya buri munsi. Rero ngo abantu bita ngo barakomeye mu isi, mu mazina no mu cyubahiro cyabo mu isi, Imana yambwiye ngo nimbakangurire gusenga kandi bakenyere, bahagarare kigabo. Abatazi gusenga babyige ndetse babe maso cyane, kuko ngo mu isi hari ukuvuga no gukurwa hari ukuvuka no gukurwa mu mubiri. Kuko ngo mu isi buri wese agira inzira anyuzwamo mu mibereho ya buri munsi, kandi ngo amadini n'amatorero mu isi ngo ni menshi mu mazina no mu mico igiye itandukanye. Ariko ngo twese ntitwirengagize ko Imana yaturemye mu ishusho yayo, ngo ni Imana imwe yonyine. Ubwo ababihakana nabo bafite uko baremwe ndetse bafite uko bavutse mu mbaraga zabo. Ariko Imana yambwiye ngo Imana y'abantu bose ni Imana imwe. Imana y'abazungu, Imana y'abirabura ni Imana imwe. Nubwo abantu bamwe na bamwe bapfa ubusa, ariko ngo Imana irihagije muri byose, kandi ngo igisobanura ibidasobanutse. Abantu mu isi bamwe na bamwe ngo bagenda bapfa ubusa mu bijyanye n'imyemerere hagati muri bo, kandi ngo babifitiye ukuri muri bo mu nyandiko no mu mvugo. Muri ibyo bitabo bigenda bibigaragaza. Urugero, ngo abantu bitwa Abasilamu bafite amateka yose y'umuhungu w'umuziranenge ari we Yesu Kristo, wabaye intumwa y'Imana, nyuma agahabwa icyubahiro gitandukanye n'icy'izindi ntumwa kubera gukiranuka muri we no gutinya no gutsinda icyaha, ndetse anaharanira gutinya mu isi gukora ikibi. Ngo rero yabaye ukiranuka muri byose, Imana imuha icyubahiro gitandukanye n'icy'izindi ntumwa. Rero ngo bamwe muri bo ngo baharanire urukundo rw'Imana ku manywa na nijoro, kuko ngo Imana yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi ngo ukuri kwabyo ngo baragufite mu mateka no mu nyandiko. Ubwo rero ngo ababihakana bafite icyo babihakaniramo, ndetse bafite n'ikindi gitabo kibayobora ngo kitari Korani, kuko Korani ngo ibyihamya ni ukuri, ndetse mu kuri kwayo ngo ntihinduka. Ababisoma bakabisobanukirwa ngo bazagaragaza ukuri, kuko ngo iyi saha umuntu ashobora kuba ariho ariko atazi ejo he hazaza.
rero ngo muharanire kugaragaza ukuri mwifitiye ku giti cyanyu mu nyandiko no mu mvugo. Abo ni ku Basilamu. Abarokore nabo bamenye Imana cyangwa se abakristo muri rusange ngo duharanire gusaba imbaraga kandi duharanire gukundana, duharanire kuvuga Imana tunayihamye mu mitima yacu, kuko ngo Imana irihagije kandi ije gukorana n'abakora, ije kwikorera imirimo abana b'abantu batakora, kuko ngo twebwe mu isi bamwe bamaze kurambirwa uburokore, kandi uburokore ari ubw'umuntu ku giti cye. Abandi by'isi birabayobeye, ariko ngo Imana ntigiyoberwa. Niyo mpamvu ngo musabwa gusengesha umwuka iteka, kuko ngo Imana ijya inyuranya ibihe byose mu isi. Icyitonderwa, niba mugira ngo ndababeshya mu byo mbabwira, muzaharanire gusoma ijambo ry'Imana uko riri muri ibyo bitabo nababwiye. Muri za Bibiliya biragaragara mu buryo busobanutse, mu gitabo cya Luka uko Yesu yavutse, ndetse n'ahandi bigenda byanditse mu yandi mateka nk'uko intumwa n'abahanuzi bagiye babaho mu buryo bugiye butandukanye. Ndetse ngo no mu isezerano rya kera ngo abariho icyo gihe bakoreshwaga n'Imana barabihishurirwaga barangiza bakabigeza ku bandi. Kandi ngo intumwa n'abahanuzi intego bariho bose yari imwe, yari yo gukangurira abantu kuva mu mwijima babaganisha mu mucyo. Namwe rero ngo muharanire kubwiza abantu ukuri uko kuri. Mu isezerano rya kera abantu barabihishurirwaga, bamara kubigeza ku bandi bagasobanukirwa. Natwe rero icyo dusaba ni ukubwira abantu ukuri bagasobanukirwa, kuko ijambo niryo rizatubatura. Ngo abantu bemera ingabire za Roho Mutagatifu ari wo Mwuka Wera hagati mu bantu mu isi, ngo ababyemera bakabyizera bakomeze basengesha umwuka iteka, bakangurira abandi gukora ibikorwa byiza, banaharanira kubakangurira kwirinda ibibi muri rusange, kuko ngo mu basenga bigishwa ijambo ry'Imana rivuga kwihana no kwatura. Mu bantu basenga ngo ayo magambo arimo kwihana no kwatura. Rero ngo buri wese aharanire kwiyeza cyangwa se abature, kuko kwihana ni iby'umuntu ku giti cy'imbere y'Imana ayibwira aho yakosheje impande zose. Kwatura ni ukwaturira umuntu umwizeye ko ugomba kumubwira ibyakagusabira Imana yo mu ijuru imbabazi bitewe no kwemera kwawe no kwizera kwawe. Kandi ngo ibi bitabo bikangurira abantu kwirinda ibibi ibyo ari byo byose, kandi ngo bikangurira abantu kugirana urukundo rw'Imana mu mbabazi n'impuhwe z'Imana hagati mu biremwa. Icyitonderwa, ngo muharanire gukundana muri rusange, kuko ngo mu isi yose ngo nta muntu n'umwe wigira muri byose, kandi nta n'umuntu n'umwe umenya inzira z'Imana inyuramo. Kuko ngo iyo ije guhemba no guhana ntireba idini gusa, ahubwo yita cyane ku bikorwa by'umuntu. Kuko ngo umuntu mu isi ngo iyo atigiye ku ntebe y'ishuri yigiyemo hagati muri bagenzi be, ngo yigira mu mateka agiye atandukanye. Rero ngo ba nyir'ibitabo mu isi muyoborwa nabyo mu buryo bugiye butandukanye, ngo muharanire kubana mu bumwe mu rukundo rw'Imana, muharanira kugira urukundo muri mwebwe namwe mwigisha bagenzi banyu. Kandi ngo muharanire kumenya ukuri, kuko ngo ibitabo birabigaragaza mu mvugo mu mazina agiye atandukanye. Ndetse ngo nimuharanire gukundana, kuko ngo abanditsi b'ibi bitabo bose ngo badukanguriraga urukundo rw'Imana, bakadukangurira kwirinda ibibi muri byose, kandi ngo byose bihamya ko Imana yatumaga intumwa n'abahanuzi. Ibi bitabo ngo ni twebwe bibwira mu gihe nk'iki ngiki, kuko ngo ababihawe nabo barabidusigiye baragenda, ubu ngubu hari aho bari ndetse natwe hari aho dusigaye. Kuko ngo ababyanditse n'ababihawe nyine ngo baragiye muri ubwo buryo, kuko ngo Imana igenda inyuranya ibihe kandi igenda inyuranya amateka mu isi. Kandi ngo mu isi buri wese amenya neza imigendere ye n'imyicarire ye ndetse n'ibindi hagati muri we.
ngo buri wese aharanire kwezwa, kuko ngo mu isi nta muntu n'umwe umenya igihe cye muri byose. Kuko ngo imibiri imwe irarwara indwara mu buryo bugiye butandukanye, iyindi irapfa irwaye cyangwa se igapfa itarwaye. Kuko ngo mu isi urupfu ruratungurana, kandi ngo n'ibibazo hagati mu bantu ngo ntabwo biteguza, ahubwo ngo biza mu buryo bugiye butandukanye kandi mu nzira bishaka. Kuko ngo Uwiteka niwe ugenga ibihe byose. Niyo mpamvu ngo dukwiriye kuba maso muri byose, kuko ngo mu guhemba no mu guhana k'Uwiteka ngo buri wese ahembwa bitewe n'aho Imana imusanze ahagaze mu bikorwa bye bya buri munsi. Kandi ngo Uwiteka niwe ushobora byose, kandi ngo mu isi agakiza ni ak'umuntu ku giti cye, ndetse ngo uburokore si idini gusa, ahubwo ngo uburokore ni ibikorwa byiza umuntu akora hagati mu bandi, muri bagenzi be. Kuko ngo mu isi urukundo ni ingenzi, kandi ngo inama nziza ni mugenzi w'Imana. Rero ngo Imana ije gupima abantu mu buryo bugiye butandukanye muri kontorore y'agakiza mu bantu mu isi. Kuko ngo igipimo cy'urukundo mu isi ngo cyarahungabanye hagati mu bantu bitewe n'iminsi n'ibihe. Kure buri wese aharanire kwishakamo urukundo, asenga, aharanira kuba maso impande zose. Ngo abasubiye inyuma muharanire kugarura imitima yanyu ku Uwiteka, kuko ngo Uwiteka ahora ari umunyembabazi ku manywa na nijoro. Abasubiye inyuma ngo namwe muharanire kugaruka imbere y'Uwiteka. Abasenga nabo ngo basenge basaba imbaraga muri byose, kuko ngo ibihe bigiye guhindagurikira hagati mu bantu. Abadasenga ngo baharanire kumenya no gusobanukirwa, kuko ngo mu isi nta wiremye, nta n'umuntu udapfa cyangwa se ngo arware. Gushobora gutinda mu isi, ariko uba ufite iherezo ry'uburyo uzayivamo. Icyitonderwa, kuko ngo mu isi yose ngo nta muntu n'umwe wiremye, kandi ngo mwirinde gupfa ubusa mu bintu byose mu isi, kuko ngo twese mu isi tuvuka dusangaho ibintu mu mategeko no mu mateka, mu mico igiye itandukanye, mu bihugu no mu ndimi zitavugwa kimwe, mu bihugu no mu mico. Ariko ngo duharanire kuba umwe, twaba duhuje twaba tudahuje, twaba dusa twaba tudasa ku masura, ariko ngo Imana yaturemye twese ni Imana imwe. Kuko ngo twese dufite imibiri ivamo amaraso, ndetse dufite imibiri iremye mu kinyamanyama, ikinyamanyama kirwara, ndetse ngo harimo n'amagufwa amungwa. Kandi ngo buri wese ntawe umenya ejo he hazaza, niyo mpamvu tugomba kwirinda. Rero Imana yarambwiye ngo nyuma y'iyi mesaje ngo abantu bo mu isi ngo mwirinde icyorezo, muharanira no kwirinda muri byose, kuko ngo Imana uko yahozeho ngo n'ubu niko ikiri. Ngo mwikangwa n'ihindagurika ry'ibihe, ahubwo ngo mukangwe na nyir'ibihe byose ubasha kwica ubugingo mu mwuka twahawe duhumeka twese, tutazi aho uturuka mu guhumeka kwacu twese. Kuko ngo mu gihe cyo guhumeka ntituzi aho uturuka, no mu gihe cyo kudukurwamo, mu gihe cy'urugendo rwo gupfa ngo ntitumenya aho ujya. Niyo mpamvu ngo dusabwa kwirinda muri byose, kuko ntawe uzi isaha n'igihe, ndetse nta n'uzi igihe uyu mwuka uhagararira, ahubwo buri wese aharanira kuba maso cyane. Rero ngo mu isi umuntu ubona ko ibihe bisanzwe ngo naguma adamarare, kuko ngo ibihe bihindagurikira hagati mu batuye isi. Icyitonderwa, ibi bitabo bihamya iby'urukundo rw'Imana mu kuri, kandi byose bihamya iby'Umwuka Wera, ndetse abandi bo bahamya Roho Mutagatifu. Ariko iyo Roho Mutagatifu iyo urebye usanga ari wo Mwuka Wera. Kubizera Mwuka Wera, mureke dukomeze dushake Mwuka Wera. Ubwo n'abazi ko bemera Roho Mutagatifu nabo baharanire imitima yabo ihore ikeye
ndetse itagatifuza nk'uko Imana ibishaka. Bihamya iby'intumwa n'abahanuzi, bihamya ibya Aburahamu na Isaka na Yakobo mu mateka, bihamya iby'amategeko yahawe intumwa Mose ku bisate by'amabuye, bihamya iby'ivuka rya Yesu ku bw'imbaraga z'Imana mu ijambo ku mwari Mariya, ubwo Imana yatumaga marayika Gaburiyeli ngo amuzanire inkuru nziza y'umuhungu w'umuziranenge ari we Yesu Kristo. Bihamya iby'ivuka rya Yohana Umubatiza wavutse kuri Zakariya na Elizabeti, bihamya ibya Mwuka Wera mu kwirinda muri byose duharanira gukora ibyiza ndetse n'ibindi, kuko uyu Mwuka Wera twarawusigiwe ubwo Yesu yazamurwaga agiye iruhande rwa Data wa twese, adusigira umufasha uzajya utuyobora ari we Mwuka Wera, akatwereka ibyo twe tutabasha kureba ndetse akaturinda muri byose, agaharanira guhora dukangurira gukora ibyiza, adukangurira guhora twirinda ibibi. Niko kazi ka Mwuka Wera, kuko ufite Mwuka Wera yirinda ikibi, ariko uwo Mwuka Wera yavuyeho ntatinya gukora ikibi, ariko buri wese aharanire gusaba Mwuka Wera kugira ngo yongere agarure umutima we kuwiteka. Ibi mbabwira niba mugira ngo ndababeshya ku gitabo bita Korani, muzaharanire gusoma kuko amateka ya Yesu Kristo arimo, nubwo bamwe babihakana abandi bakabyirengagiza ndetse ngo abandi bakabinyura hejuru, ariko ngo ukuri kurahari kandi ngo ijambo ry'Imana niryo rizaba batura. Niyo mpamvu ngiye kubaha imirongo igiye iri muri iyo Korani ihamya iby'urukundo by'uwo mwana w'umuziranenge ari we Yesu Kristo. Isura ya 19 ariyo surati Mariyamu, guhera ku murongo wa 28 kugeza kuri 34, bihamya iby'uwo muhungu w'umuziranenge ari we Yesu Kristo, bikavuga amateka ye, bikavuga uko yavutse, bikavuga uko yabayeho ndetse bikavuga ukuntu ari we jambo ry'ukuri, kuko kuri 34 bihamya ukuntu ari ijambo ry'ukuri, niko iryo jambo rivuga. Isura ya 3 ari Imurani, guhera ku murongo wa 45 kugera ku wa 55, naho bavuga iby'urukundo rwa Yesu n'ukuntu ari we nyiricyubahiro ku isi no ku munsi w'imperuka. Ndabibasomera nk'uko njye nabisomye, kuko nagira ubuntu Imana ima Korani isobanuye iri mu Cyarabu ndetse no mu Kinyarwanda. Nanjye ndabibabwira uko nabisanze, ubwo buri wese azaharanire gusoma, kuko ubwo nidusanga atari n'ukuri ababyanditse nibo bazabibazwa. Twakazi kacu no kureba ibyanditse, tukizera tukaniringera, Imana ikatuyobora ikaduha umuyobozi ari we Mwuka Wera. Ubwo buri wese rero ajya aharanira gusoma ijambo ry'Imana. Isura ya 23 umurongo wa 50 uduhamiriza ukuntu Imana yabwiye Mariya n'umuhungu we ngo izabagira igitangaza ku bantu. Ubwo rero ntabwo Imana yagira igitangaza aba bantu ku bantu badafite gukiranuka muri bo Imana yabahaye, kugira ngo babe urugero rw'abandi bantu mwese. Kuko nk'uyu mubyeyi tubwirwa ko yabaye umubyeyi wa mbere mu bandi bagore, kuko yabaye ukiranuka ndetse asama inda y'umuhungu w'umuziranenge. Uyu muhungu yabyaye tubwirwa neza yuko atigeze yiyandurisha icyaha icyo ari cyo cyose, ahubwo yaharaniye gukiranuka no guca bugufi muri byose, kugira ngo Imana ijye kumuha ikindi cyubahiro. Nuko hari intambara yarwanye arayitsinda, arangije ageze ku musaraba ahamagara Imana iramwumva, kuko yari yamaze kwemera yuko agomba kunyuzwa mu isi kugira ngo atubere incungu ndetse atubere urugero. Ariko yaratsinze, mu kugeragezwa kwe ntabwo yigeze yandavura, mu guhura n'abagome kwe ntabwo yigeze yandavura, ahubwo yaravuze ngo Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Natwe rero dukwiriye kujya duhora dutanga imbabazi ku baduhemukiye, ndetse tugaharanira guca bugufi, duharanira kubana n'abantu bose amahoro. Umurongo isura ya 40 umurongo wa 15 utubwira neza ukuntu Imana ihishurira ku bw'itegeko ryayo umugaragu wayo ishaka mu biremwa, kugira ngo aburire umunsi w'ihuriro ari wo munsi w'imperuka. Imana igihishurira uwishaka, ikamusanga mu nzozi, cyangwa se ikamusanga mu ijambo ry'Imana, cyangwa se ikanyura mu nama mu bandi,
cyangwa se ikanyura mu bundi buryo bugiye butandukanye, kuko Imana ifite inzira nyinshi yabwiriramo umuntu. Imana ifite inzira nyinshi yakwigaragarizamo umuntu, kuko amahoro y'Imana nabane namwe mwese muri rusange. Nk'uko ngiye kubagezaho ubu butumwa, mbanje gusuhuza inshuti z'Ihumure TV ndetse n'abarimo gufata ikiganiro cy'ubu butumwa bw'Imana ngiye kubagezaho muri rusange. Nk'uko mbashuhuje mwese, buri wese mu ndamutso ye, mu kwizera no mu kwiringira kwe. Niyo mpamvu nje imbere yanyu mbagezaho ubutumwa bw'Imana. Imana yampaye ngo mbagezeho bundi ku mutima. Ntabwo rero ndeba idini cyangwa itorero, ahubwo burareba buri wese ku giti cye waremwe n'Imana ishobora byose mu ishusho yayo, kuko amadini n'amatorero ni menshi, ariko Imana yaturemye twese ni Imana imwe. Niyo mpamvu nje mbabwira ngo muharanire kubana mu bumwe no mu rukundo rw'Imana ishobora byose, kubera ko Imana ni urukundo. Mwuka Wera rero ahoraho ku manywa na nijoro, ntajya aruhuka, ndetse n'Imana ibikorwa byayo bihoraho uko bukeye n'uko bwije. Abamarayika bahora bakora imirimo bahawe, buri wese mu mwanya we. Niyo mpamvu natwe turimo gusiganirwa kubagezaho ibya Mwuka Wera ari kutugezaho, kugira ngo duharanire guhurira hamwe Imana idusange mu rukundo yatubwiye ndetse twabwiwe n'abatubanjirije mu bijyanye n'iyobokamana, kuko Imana iriho kandi izahoraho ku manywa na nijoro. Mu bintu bijyanye rero n'iyobokamana, mu bijyanye n'imyemerere igiye itandukanye, Mwuka Wera w'Imana yarambwiye ngo abantu baharanire kubana mu bumwe no mu rukundo, kuko ngo mu bitabo bisa nkaho bihagarariye ibindi mu isi, harimo Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, Korani ntagatifu, ngo ibyo byose bihamya urukundo rw'Imana, kandi byose bigaragaza ko Imana yahozeho kandi izahoraho. Ikindi bikadukangurira gukora ibyiza twirinda ibibi. Ubwo butumwa ngiye kubagezaho, Mwuka Wera w'Imana yarongeye arambwira ngo buri wese aharanire gusoma igitabo nk'uko kiri, yirinde kugisoma nk'imvaho. Iyo umuntu agisomye nk'imvaho ngo ntasobanukirwa, ariko iyo agisomye ari mu mbaraga z'Imana, Mwuka Wera arushaho kumusobanurira, akamenya ndetse agasobanukirwa. Hari ubutumwa rero Imana yampaye kubagezaho, buri wese mu ruhande rwe arakuramo icye ndetse amenye icyo agomba gukora ku giti cye, kuko twebwe akazi kacu twahawe ni ukuvuga. Ntabwo dufite uburenganzira bwo guhindura imitima, ahubwo imitima ihindurwa na nyir'ukuyirema iyo Mwuka Wera yamanukiye hagati mu bantu, kuko Imana yageze ku ntumwa. Mu byahishuwe, Imana isanga abantu bagiye batandukanye mu ndimi ndetse batandukanye mu mico, ariko tugaragarizwa yuko Mwuka Wera akimanuka ngo buri wese yavuze ururimi rwe rugendanye n'aho yaturukaga. Bivuga ngo Imana ntirobanura ku butoni. Niyo mpamvu nje kubabwira ubu butumwa, buraba bushingiye ku ijambo ry'Imana, kuri ibyo bitabo impande zose nk'uko mbibabwiye, kuko naje gusanga mu rukundo n'impuhwe z'Imana ibyo bitabo bihamya iby'Imana, bihamya iby'umuhungu wayo w'umuziranenge ari we Yesu Kristo, ndetse n'ibindi muri rusange, mu mateka, mu mategeko n'ibyo kwirinda byose bigiye birimo. Nge rero kubasomera ubwo butumwa nk'uko Imana yabumpaye ngo mbubagezeho, buri mu nyandiko ndetse no mu kumva, ndetse buri wese agakora ishishoza asoma igitabo kimuyobora, kugira ngo abashe gusobanukirwa ukuri, kuko ngo mu isi umwijima utandukana n'umucyo. Buri wese rero aharanire kuba umucyo, kandi aharanire kumurikirwa na Yesu Kristo, kuko niyo nyenyeri yo mu ruturuturu, nk'uko ijambo ribitwereka ko yabaye umuziranenge, aba umwana utarigeze akora icyaha, ndetse yacaga bugufi cyane. Natwe duharanire guca bugufi, ariyo mpamvu mbabwiye ngo mureke tuzamure isengesho kugira ngo tubashe guhamagara Imana ifungura imitima yacu ndetse n'amatwi yacu tubashe kumva. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ngoma yawe yogere hose, cyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru.
tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Imana ubwayo ifite imbaraga muri byose, kandi wanze kuyikorera abandi bayikorera, kuko hari abizera, hari n'abiringira, hari abemera ko Imana iriho, hari n'abatabyemera, ariko Imana iriho kandi izahoraho. Kandi ngo Yesu Kristo ni ibuye ryanzwe n'abubatsi, ariko imbere y'Uwiteka ribe ry'igiciro. Iryo buye rero ry'igiciro niryo rizakemura byose, kuko niwe wicaye ku ntebe y'imbabazi, niwe utanga imbabazi, ndetse ni nawe mushorera utugeza kuri Data wa twese. Ariko nawe twamumenyeshejwe na Mwuka Wera yadusigiye, kuko twebwe twaravutse dusanga amadini n'amatorero ariho, ariko iyo twizeye Imana ijya ibasha kuduhishurira mu buryo ishaka, buri wese ikamusanga mu ruhande rwe, kuko ingabire z'Imana zigenda zitandukana, n'impano zigenda zitandukana hagati mu bantu, ariko dusabwa kubakana ahubwo tukirinda gusenyana, kuko Imana irababaye cyane. Imana iri kugaragaza yuko hari abantu basenyana mu murimo w'Imana, kandi ngo bakagombye kuba umwe bakubakana. Ariko mugerageze, ubuzi ko hari aho yagenze nabi agaruka imbere y'Uwiteka, uzi ko yahemukiye mugenzi we yongera asaba imbabazi, kuko ntawe uzi isaha n'igihe, kandi Imana ni umucamanza ukomeye. Iby'uburokore muri iyo Korani biri mu isura ya 40 umurongo wa 41 bihamye iby'uburokore, kuko Imana yari irimo kwivugira ubwayo ngo mbese kuki mbahamagarira kurokoka mukampamagarira umuriro. Bivuga ngo kurokoka si idini, ahubwo kurokoka ni ibikorwa umuntu akora byiza hagati mu bandi, uko nibwo burokore. Ibyo kubwiriza ubutumwa bwiza muri Bibiliya birahari, no muri Korani birahari, kandi birahamwa mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo rirabigaragaza. Muri Korani isura ya 18 umurongo wa 1 kugera ku wa 2, no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana muri Korani biri mu isura ya 22 umurongo wa 24, bihamya iby'ijambo ry'Imana no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kuko kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ni ukuri. Kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni umuyobozi utayobya, ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ntirivangiye, ahubwo ijambo ry'Imana riyobora umuntu ku manywa na nijoro, iyo yaryizeye akaryiringira akarihagararamo, ndetse agakurikiza amateka n'amategeko yahawe mu kugerageza mu isi, kuko nta wishoboza ndetse nta n'umukiranutsi mu isi, ahubwo umukiranutsi wabonetse ni Yesu Kristo, ari rwo rugero twahawe. Twe rero icyo duharanira ni ukwirinda. Wamenya ngo iki ni icyaha ukakirinda, wamenya ngo iki ni cyiza ukagikora. Twe nicyo dusabwa nk'abantu mu isi, kuko ngo twaravutse dusangaho amadini n'amatorero, ariko ntibivuze ko tutavukiye ku Mana imwe mu gutegeka kwayo, kuko ngo mu ivuka ryacu niyo itegeka. Hari benshi bapfa mu kuvuka, hari benshi bapfa bagezemo hagati, hari benshi bapfa bageze mu zabukuru, kuko rero buri wese afite igihe cye mu isi. Mureke duharanire kubana mu bumwe, kuko uyu munsi ushobora guhemukira mugenzi wawe kandi ejo azakugirira umumaro. Uyu munsi ushobora kwanga mugenzi wawe kandi ejo azagutabara cyangwa se agatabara abawe. Niyo mpamvu rero dusabwa kuba maso. Ibintu bijyanye n'uburyo twavutse cyangwa se uburyo Korani irabihamya, Bibiliya irabihamya. Akenshi na kenshi ndi kwibanda kuri Korani, nuko abenshi bahakana iby'ukuri kwa Yesu Kristo, abandi bagahakana uburyo twakagombye kubanamo, kandi byose bigiye biri mu ijambo ryayo, bigiye bikubiye. Iby'uburyo twavutsemo, ukuntu twavutse mu kinyamanyama, ibice byose bigiye bigaragara mu isura ya 22 umurongo wa 5. Aho hose turagenda tubisangamo, ndetse n'iby'imperuka ku buzima bwacu twese. Rero ngo amadini n'amatorero ngo ni menshi mwiza, ariko ngo itorero rya mbere ku muntu ngo ni umutima we ku giti cye, kuko umutima niwe mucamanza wa mbere. Iyo umucamanza wa mbere avuyeho rero ari wo mutima wacu, hakurikiraho urubanza rwa Yesu Kristo, kuko niyo wicaye ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu n'Imana itubwira ngo twirinde guca imanza, kuko ngo umucamanza arahari, kandi ngo buri wese azi ibyo akora ndetse n'ibyo yicariye. Niyo mpamvu Imana idusaba buri wese kwiyeza ku giti cye, aharanira kwezwa ku manywa na nijoro, aharanira kwera
no gukiranuka, kwirinda muri byose, kuko ngo ijambo ry'Imana ririhagije, kandi ngo abantu baburana iby'amadini mu isi ngo mwirinde cyane, kuko ngo amadini n'amoko mu isi ngo twese tuvuka tuyasangaho mu kuvuka kwacu, kandi ngo mu isi nta muntu n'umwe ujya inama n'ibihe. Ubwo rero Imana yonyine niyo ifite urufunguzo rwa byose, ariko ngo abantu mwirinde gusenyana, ahubwo muharanire kubakana mu bumwe muri Kristo Yesu, mu burokore, mu kwizera. Abatari abarokore namwe muharanire kubana n'abantu bose amahoro, kuko ngo Imana yije igihemba abisanze mu kuri, ikanahana abisanze mu kinyoma, kuko ngo Imana ni urukundo kandi izahoraho ntawuyivogera. Nyuma y'ubu butumwa rero nababwira ngo uwagira ikibazo kuri ubu butumwa ashaka gusobanuza, yabasha kuduhamagara kuri nimero, yirinda kubangamirana ndetse yirinda kurengera, ahubwo agaharanira ko duhagarara mu ijambo ry'Imana, kuko natwe dushatse gusobanurira umuntu duhagarara mu ijambo ry'Imana uko ryanditse, twirinda kurenga imbago nk'uko Imana yadutegetse. Niba ugendera ku dini ry'Abasilamu ukaba ushaka gusobanukirwa ku kijyanye na Korani, watubwira tukagendera kuri Korani yawe kugira ngo umenye ibi tukubwiye aho byanditse, kugira ngo utagira ngo turakubeshya, kuko uburokore ni ubw'umuntu ku giti cye. Ushobora kwitwa Umusilamu ariko ufite uburokore ku giti cyawe bukurimo, ugaharanira kubana n'abantu bose amahoro, kubera ko ngo n'intumwa yabatumweho ariyo Muhammad ngo ntiyigeze abangamira abakristo muri rusange, ahubwo yaharaniye kubana n'abantu bose amahoro, kuko yari yarahishuriwe yuko Imana y'abantu bose ari Imana imwe. Ivyo navyo birimo uburyo yahishuriwe ko Imana y'abantu bose ari Imana imwe. Ubwo rero washaka kutubaza yaduhamagara kuri izi nimero: agateranyo 256 778 39 56 80. Iyo ni MTN. Nyuma y'ubutumwa muri message tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana yasize ku mutima, kuko ijambo ry'Imana niryo rishimangira ibyavuzwe n'Uwiteka, kandi ijambo ry'Imana niryo Imana yavugiyemo ngo habeho habaho. Imana rero ni ukuri, Imana ni urukundo, niyo mpamvu aka kanya ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana, kandi ngo mwirinde kurenganya abahanuzi, kuko ngo abahanuzi nta hantu na hamwe bahurira n'ubuhanuzi, nabo barahanura gusa bakarindira nk'abandi bose, kuko ngo nyir'ukubahanuza niwe utegeka ngo habeho hakabaho. Yashaka guhindura agahindura, kuko twahawe amateka mu bitabo bigiye bitandukanye. Buri ntumwa, buri muhanuzi yagiye ahabwa ubuhanuzi bugiye butandukanye, kuko hari ibyo Imana itubwira ejo bigahinduka bitewe n'impamvu yayo yamanutse igasangamo abantu. Ishobora kuvuga ngo umuntu agiye guhura n'ikibazo runaka, bigahinduka bitewe n'uko yaje agasanga ahagaze mu mwanya. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo duhore turi maso, kandi twirinde guca imanza, kandi twirinde kubona umuntu mu gikorwa kibi twari tumuzi, kuko ngo Imana ihindura imitima mu buryo tutazi, kandi ngo Imana irondora imitima yose. Niyo mpamvu tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero turarisanga mu Itangiriro buriya ni ijambo nkunda gutekerezaho cyane ndetse nkaryibazaho, uburyo Imana yaremye isi n'ijuru, ikarema n'ibintu biyuzuye natwe abantu turimo. Twagiriwe ubuntu n'Imana, twagiriwe imbabazi zayo, yemera gutanga umwana wayo, yemera kutwigaragariza, kuko Imana ntigaragarira ahandi ahubwo igaragarira mu bantu no mu bikorwa. Niyo mpamvu duharanira gukora ibikorwa byiza, ngo twese twigishwe Imana, ariko ngo nta muntu n'umwe urayibona amaso ku maso, ahubwo ngo tuyibonera mu bikorwa. Ariyo mpamvu dusabwa kuba umwe muri Kristo Yesu, ku Mana ihoraho, kuko ngo mu butatu butagatifu bwayo nta muntu n'umwe uzi icyihishemo. Tugereye gukurikirana iryo jambo ry'Imana riri mu Itangiriro 1 kumanuka turageza ku murongo wa 8. Ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibiyirimo byose,
ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itaragira ishusho, yari iriho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima ibita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Urumva Imana yaremye umwijima irema umucyo, ariko yarabitandukanyije. Natwe abantu ngo tumenye kwitandukanya n'ikibi, ndetse tumenye kwitandukanya n'abo tudahuje, bitewe n'uko iyo udahuje n'umuntu ntabwo mwumvikana. Mwirinda ariko ntumubangamire, ahubwo haranira kubana nawe amahoro. Nakubonaho imbuto azahinduka, kandi natazi kubonaho ntazahinduka, kuko Imana ikorera mu bantu. Uyu munsi ushobora kuba warahindutse, ejo watarahinduka, ariko igihe cye kikaba gihari. Nimba ari uw'ubugingo agomba guhinduka, nimba ari uwo kurimbuka agomba kuguma mu bibi bye. Niyo mpamvu ngo dukwiriye kuba maso impande zose, duharanira gusengesha umwuka iteka. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yacyo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Haleluya. Iri jambo rero riri kugenda ritwigisha ukuntu Imana yaremye isi n'ijuru, ndetse ikagenda itandukanya ibintu. Niba dutandukanyije ibintu, tumenye ngo iki ni cyiza cyangwa se ni kibi. Niba turi kumwe na bagenzi bacu, tumenye ngo uyu nguyu tumwerera imbuto, cyangwa se nimba ari ubugingo agomba kurokoka. Hari uburyo agomba kurokokamo bitewe n'uko igihe cye kimugereyeho, kuko ngo hano mu isi buri wese igihe cye kimugereraho, kandi ngo twese ntituzarokokera rimwe. Hari abarokoka uyu munsi, hari abarokoka ejo, hari abarokoka ejo bundi, bitewe n'ibihe. Ariko ngo ibihe bigiye guhindagurika, kandi ngo abantu bicaye muri iyi si ngo bamenye yuko utarebera ko Imana ishaka isi yayo arabyemera ejo cyangwa ejo bundi, bitewe n'ibihe uko birimo kunyura mu bantu. Kuko ngo Imana igiye kwigaragaza, kandi Imana irashaka ukuri kwayo. Ubwo utari buharanire kugaragaza ukuri, Imana yavuze ngo ejo abandi bazakugaragaza. Nanjye ndi kubabwira kuko ntazi isaha yanjye cyangwa igihe, ahubwo ndababwira ibyo nabwiwe. Uri bubyumva arabyumva, udashaka kubyumva arabyihorera, ko nta muntu n'umwe duhata agakiza, ahubwo agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Umuntu iyo yumva agomba gukizwa, ubwe ariyeza akava mu bibi bidahesha Imana icyubahiro, kuko hari ibibi twagaragarijwe, kandi Imana yatubwiye ngo idusize inzira ebyiri: iy'ubugingo n'iyo kurimbuka. Iy'ubugingo niyo gukora ibyiza, iyo kurimbuka niyo gukora ibibi. Bivuga ngo buri wese azihitiramo akiri muri iyi si. Ubwo rero iryo ni ijambo narimbagejejeho, ariko turacyakomeza tugiye no mu jambo riri muri Yobu naho igice cya mbere niryo ngiye kubasomera, kuko iryo jambo ritumenyesha uburyo amateka ya Yobu yagiyemo. Nubwo turi busome igice cya mbere, ariko hari abagiye baza amateka, ndetse hari n'abandi bazakomeza gusoma, kugira ngo dukomeze kuzuzanya muri byose, twirinda gusenyana. Iri jambo rero riri muri Yobu riratubwira ngo uburyo Yobu yari akomeye ari n'umukiranutsi. Ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga, n'indogobe z'ingore 500, n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Haleluya.
uyu muntu rero Yobu Imana itubwira ko ngo yari umukiranutsi kandi ngo n'Imana yaramukundanye, ariko igihe cyarageze Satani aramusabiriza bitewe n'uko yashakaga kugerageza ubuzima bwe. Natwe rero tujye tumenya ngo mu isi nk'uko dusanga intumwa n'abahanuzi ndetse tugasanga aho ababwirijwe, tujye tumenya ngo hari abantu bagenda bagera muri izi ngero nk'uko twagiye tuzihabwa. Ubu muri isi hari umuntu wicaye mu gihe Yobu yari arimo, hari uzakicaramo, hari umuntu wicaye mu gihe Aburahamu yanyuzemo, hari umuntu wicaye mu gihe cya Yakobo, hari umuntu wicaye mu gihe cya Yeremiya, hari umuntu wicaye mu gihe cya Yesu. Nk'uko abantu bagiye batandukanye, ngo ni nako n'ibigeragezo bigenda bitandukana hagati muri twe. Niyo mpamvu ngo tutagasekanye mu bigeragezo, ahubwo ngo twagaharaniye gufatana amaboko ndetse tugasabirana tugasengerana, kuko ngo abantu bazima barafashanya muri byose. Ikindi ngo hari bamwe ngo bifashisha imbaraga z'abapfuye, ngo mbese umuntu wapfuye yakumarira iki ko umuntu muzima ari ufite ubuzima kandi ko ari uzakugeza ahagera. Uwo muntu muzima rero ni Yesu Kristo, nta wundi uretse we, inzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe udufasha ukuboko, niwe turi gukurikira. Ubwo abagikurikira ibindi nimugume mu bindi, ariko Imana niza izasobanura ibyayo ndetse isobanura iby'ibihe bitewe n'impamvu yayo bwite, twebwe abana b'abantu tutazi. Nababwiye ngo akazi kacu ni ukuvuga gusa. Akazi kacu niba ari uguhanura n'uguhanura, ariko ntidufite ubushobozi bwo gukora. Akazi kacu ni ukubwira abantu bakirinda icyaha n'igisa nacyo kubemeye. Abatemera nabo ntabwo tubashyiraho ikiziriko, ariko mugarura imitima yanyu kuwiteka. Ubwo rero ngiye gusoreza ku jambo riri mu byahishuwe, kuko Imana yarambwiye ngo mwitangira no mwiherezo ni byose ihagazemo, iratangira ndetse ikanaheruka, kandi ngo twasanzeho amateka. Niyo mpamvu rero ngiye kubasomera no muri iryo jambo riri mu byahishuwe. Turasoma 22 gutangira ku murongo wa 12 kumanuka. Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishora byabo kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Uwo ni Yesu, niwe nyenyeri yo mu ruturuturu, niwe uturasira, niwe utuyobora, niwe uturwanirira ku manywa na nijoro, kuko niwe washije kwitangira abana b'abantu. Kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko ngo abamarayika ntibazi isaha, ibizima ntibizi isaha, abakerebu n'abasarafi bose ntabwo bazi igihe. Na Yesu ubwahagaze arindiriye ko Data wa twese atanga itegeko ngo amanuke aze gukora icyo yategetswe, kuko Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba. Yesu niwe ufite imbaraga zo kuvuga ngo habeho hakabaho bitewe n'uko Imana yamuhaye ubutware butandukanye n'ubw'izindi ntumwa. Yesu afite ubutware butandukanye n'ubwacu twebwe abantu, nubwo bamwe babyemera, ariko hari igihe kizagera bakamenya ukuri ndetse ijambo ry'Imana rikababatura. Nubwo hari abahakana ukuri kwa Yesu Kristo, ariko ukuri kurahari, kuko bamwe baravuga ngo si umwana w'Imana. Imana yarambwiye ngo njye mbabaza ku manywa na nijoro, niba mwebwe mubyara umwana akitwa uwa runaka na runaka, ese uwaremwe n'Imana we yakwitwa uwande? Imana yaravuze ngo habeho habaho, ngo mbese uwo mwana azaba uwande, ese azitwa uwande, ese se azitwa nde? Ngo mbese ko mwibaza ngo Imana ntibyara, ngo Imana iguha kubyara wowe muntu, ngo yo yananirwa ite kubyara cyangwa kurema? Mu kurema kwayo no mu kubyara kwayo ngo ni icyubahiro cyayo bwite, kandi ngo mwirinde kwinjira mu mugambi w'Imana, kuko ngo mu gushaka no mu gukora kwayo ntawe umenya inzira yayo, kuko ngo mu butatu butagatifu bwibumbiye hamwe ariko hakoreramo
igitagatifu kandi kizima kidafite ikibi. Niyo mpamvu ngo buri wese asabwa kwezwa ku manywa na nijoro. Abanyamadini, abanyamatorero ngo mube maso kandi muharanire kwezwa, kandi ngo muharanire kuba umwe muri Kristo Yesu, muharanira kwigisha ibintu munabigenderaho, kuko ngo iby'umubiri byuzuzanya n'iby'umwuka wera. Ngiyo hamwe hapfuye ahandi biba byabaye ikibazo. Niyo mpamvu ngo musabwa cyane kuba maso, kandi ngo nyiribihe aje kunyuranya ibihe mu isi. Niyo mpamvu ngo mugomba kuba maso. Nge Farida ndabivuze gusa, ariko nta bushobozi mfite bwo kubikora. Icyo gihe guhinduka ndetse ibihe bihinduka mu isi nge nta bushobozi mbifitemo, ariko Imana y'amahoro niyo yambwiye ngo nongere mbwire abantu ngo bakanguke cyane kandi basenge cyane. Abasenga basaba imbaraga ndetse basabe Mwuka Wera wo gukomera no kwihangana, kuko ngo Imana ijya inyuranya ibihe mu bisi. Niyo mpamvu rero abanyamadini n'abanyamatorero mugomba kuba maso, kuko ngo abayimenye ngo nibo bazabazwa byinshi. Abatarayimenye nabo baharanire kuyimenya, kuko ngo nta muntu wiremye mu isi. Ngo ubwo umuntu wiremye agome yiyobore, umuntu wiremye aguma akora ibyo ashaka, ariko ngo aho ruzingiye ngo nuko Imana ije kubarana nabi, igomba kubanana nabo muri iyi si. Ubwo rero buri wese akuremo icye, buri wese aharanire kumva no kumvira, ndetse n'utanumva ni ukuri nta rubanza twe tumushyiraho, kuko nyiribihe araza yigaragaze kandi yigaragarize mu bantu, agendere mu bantu, ndetse ibihe ngo nibyo bije gukemura ibindi. Kuko ngo abantu benshi birasa imbaraga zabo, birengagiza Imana ibaha imbaraga ku manywa na nijoro. Ngo nimubone ibirimo kuba mu isi ngo mutinye, ahubwo ngo muharanire gusenga mushaka Imana yica umubiri ndetse igakuramo umwuka. Ijambo ry'Imana Imana yari yatsize ku mutima niryo ngiryo. Abasenga mwambara imbaraga, abahishurirwa muhishurirwe, abasaba andi maso y'umwuka bayahabwe, kuko Imana iyo yafunguye umuryango nta muntu n'umwe ufunga, kandi ngo Imana niyo ifungura ntihagire ufunga, yanafunga ngo ntihagire ufungura. Mu gihe rero turimo ngo ni igihe cy'imbabazi. Udashaka imbabazi mu gihe turimo ngo ejo n'ejo bundi arafungirwa umuryango, kuko ngo Imana yagaruye imbabazi mu isi. Kandi Imana ngo ntabwo ari ingome, ahubwo ngo Imana ihoraho, kandi ngo Imana ntabwo yica, ahubwo ngo Imana yica uwarengereye amategeko yayo. Amategeko niyo yica umuntu iyo yanze kuyumvira. Murakoze. Ubwo bwari ubutumwa Imana yari yamaye ngo mbagezeho mu ijambo ry'Imana ndetse no muri message ntambukije. Imana ibahe umugisha. Shalomo. Abasenga mbabwira ngo Uwiteka akomeza abahire ku manywa na nijoro, kandi abahire muri ibi bihe bikomeye cyane by'icyorezo turimo twese mu isi, kuko turi kurwana urugamba rukomeye, ariko si urwacu, ahubwo n'ubwo kurwana mu mbaraga zo gusenga. Kuko ngo iki cyorezo nta wagifata ngo gisubize inyuma, kandi iki cyorezo nta wamenya uko agifashe, kuko ngo akagapfukamunwa ngo ni umwenda wundi, kandi umuntu iyo yambaye umwenda ngo ntagabura kurwara. Rero ngo buri wese yirinde, n'ikinamutwara agende yejejwe, kuko ngo icyorezo si cyo gitwara abantu gusa. Hari uburwayi bwinshi bugenda bwica abantu, ariko ngo buri wese yirinde, kuko nta muntu n'umwe ngo uzigare rye rizamutwara hano mu isi. Shalomo, shalomo, shalomo.